Imana iyo urebye ukabona muri iyi minsi ibyari biriho mu madini n'amatorero, abantu bari bakabije kuba benshi, kuko bari bageze ahantu batagisenga Imana yo mu ijuru, ahubwo basengaga abapotre babo, ahubwo basengaga ababishopu babo, ahubwo basengaga abapasiteri babo. Umuntu akavuga ngo ngewe ndo kwa pastor runaka, ndo kwa apotre runaka, ndo kwa bishop runaka. Reka tubitega amaso rero turebe, Imana iri mu gushungura cyangwa iri kumanura abantu ku kagezi, kuko Imana yari ibonye ko amahoro kuri mwese mwe mukomeje kudukurikira kuri Agira Neza Yesu TV. Mugira amahoro aho muri ku mpande enye z'isi, tugira duti shalom shalom shalom. Bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo, mugire amahoro. Tugira duti urukundo rw'Imana rubane namwe, n'imigisha y'Imana igume muri mwe. Muri aka kanya turaje tuganire ku ijambo cyangwa ku byo tubona muri iyi minsi. Tugira duti ijambo rifite intego ivuga ngo bamanure ku kagezi kugira ngo urebemo abazatsinda urugamba. Iryo ni ijambo riwe Gideyoni, ubwo abamediyane bari baratatse cyangwa barwanyaga ubwoko bw'Imana. Gideyoni bikamutera agahinda cyane, Imana ikamuhamagara ngo genda uko imbaraga zawe zingana wa munyembaraga we. Ariko Gideyoni aravuga ngo se ndi umunyembaraga gute, ubwoko bwacu bumerewe nabi, bimeze gute? Ubwo yisekuriraga ingano, agasekuriraga ingano mu muvure, ariko ngo Imana ngiramureba ibona yuko Gideyoni ari buzanesha abamediyani. Imana iramutoranya, imuha ibimenyetso byinshi, imubwira uburyo kugira ngo yemere yuko koko Imana izamukoresha akanesha abamediyane. Imuha ibimenyetso byinshi, akajya abaza Imana akayibwira ngo kugira ngo menye yuko ugiye kunkoresha cyangwa ibyo uri kumbwira ari ukuri, ari njye uzanesha abamediyane unkoresheje cyangwa unkoresheje. Ngayaka ibimenyetso Imana, ngaramanuka Imana ngiramubwira ngo ageze aravuga ngo yogosha cyangwa ubwoya bw'intama, ngo abushyira ahantu, aravuga ngo ubu bwoya bw'intama ngo nibucya mu gitondo ngo bukavamo amazi angana gutya uzimbeye, ngo ndamenya yuko ari byo. Ibyo nabyo ntibyarangira, arongera aravuga ngo ubu bwoya ngo nibucya mu gitondo aho buri nta kintu bwumutse. Arongera ngo Imana yongera kumuha ikimenyetso cya nyuma, ngaramanuka ngo mu kibaya, ngamanukana n'umugaragu we Puro, ngaramanuka ngasanga abamediyani baganditse, ngo yumva ngo bari kuganira, ngo barotorana inzozi, ngo barotora bavuga ngo umwe ngarotora, undi aramubwira ngo ngiyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yerubali. Ishatse kuvuga ngo ibimenyetso byose arabibona. Imana ngo ibona yuko ari we, ahita amenya yuko kuko Imana yamwemera kuko ari we uzanesha ngo abamediyani. Ngo igihe kiragera ngo avuze ikondera, ahamagara abantu bose ngo nimuze dutabare, ngo tujye ku rugamba. Ngo abantu baraza ari benshi, ngo ibihumbi n'ibihumbi barahurura. Ngo bamaze guhurura ngo bajye kurwanya cyangwa bajye ku rugamba, bajye kurwanya abamediyani. Ngo ariko Imana yo ngo yabonaga yuko hadakeneye imbaraga nyinshi, kuko Imana yacu irihagije. Intambara irwana ntago ibamo akavuyo, cyangwa intambara Imana yacu irwana ntago yifashisha izindi mbaraga nyinshi, ntago igombera gukoresha abantu benshi cyangwa agahururu, ahubwo yo imbaraga zayo ziba zihagije. Nk'uko Imana yakoresheje ibikeri kwa Farawo, igakoresha
ndetse ibikeri, igakoresha n'ibindi byose mwagiye mubona, igakoresha n'inda kwa Farawo. Niko Imana yacu ikora, kuko Imana yacu irashoboye. Ntago Imana yacu kuko ariyo yaremye isi n'ijuru, Imana yacu yo ntago yitwaza cyangwa ngo igombe mbese kwitwaza abantu cyangwa ngo yitwaze abantu benshi. Ibwira Gideyoni ngo abo bantu ngo bakabije kuba benshi, bahuruye cyane, bamanutse cyane, ngo baje ari benshi. Ngo Imana ibwira Gideyoni ngo manuka ubangeragereze ku kagezi, ngo manuka ubanjyanire ku kagezi. Ngo Imana iramubwira ngo aba bantu ngiye kukubwira ngo abanywa bajabagiza ururimi nk'imbwa, abo ngabo bashyira ukwabo, ngo abanywa bapfukamye ubashyira ukwabo, abanywesha amashyi nabo bashyira ukwabo. Ngo Imana iramubwira ngo ndaza kukubwira ikiravamo nyuma. ngo nuko ngo abantu benshi ngo bamwe bajabagiza ngo amashyi, bajabagiza ururimi nk'imbwa, ngo bagera mu ngo mu nzovu cyangwa mu bihumbi bingahe, ngo abo bashyira ukwabo. Ngo abandi ngo banywa bapfukamye banywesha ururimi nk'imbwa, nabo ngo abo nabo bashyira ukwabo. Ngo ariko abanyweye bafite pozisiyo nziza nk'abari ku rugamba banywesha urushyi rumwe, urundi rufashe intwaro, abo ngabo ngo habonekamo 300. Imana iramubwira ngo aba ngaba nibo nzaneshesha Abamediyani. Ngo Imana iramubwira ngo maze imwereka intwaro bagomba kurwanisha bene data. Arababwira ngo intwaro mugomba kurwanisha ni ibibindi n'imuri, ibyo ngibyo nibyo bizanesha Abamediyani. Ngo nuko imubwira uko urugamba ararurwana. Ngo nuko Gideyoni abikora nk'uko Imana yamutegetse. Ariko bene data, birababaje muri iyi minsi ko abantu batari kumvira umuhamagaro w'Imana, batari kumvira ubushake bw'Imana, ahubwo bo bari gukora ibyo bashaka. Ndetse birababaje muri iyi minsi ko abantu bari kwifuza kujya mu byo Imana itabaha uburenganzira, bakagenda mu mbaraga zabo cyangwa mu bushobozi bwabo, batagiye mu mbaraga z'Imana, bigatuma batsindwa. Imana idutabare. Ngo nuko Gideyoni anesha Abamediyani akoresheje ibibindi n'imuri gusa. Binesha Abamediyani ngo ubwo bagendaga bakubita ibibindi hasi n'imuri, ngo maze Imana ikagaragaza ngo umurindi ukomeye cyane. Ngo ubu murindi ukomeye n'ibyo bindi n'imuri, ngo buri muntu wese mu babisha b'Abisirayeli cyangwa mu babisha ba Gideyoni, ngo buri muntu wese akikanga mugenzi we akamusogota inkota, ngo bamarana gutyo, Abamediyani bashira gutyo. Natwe rero Imana iyo urebye ukabona muri iyi minsi ibyari biriho mu madini n'amatorero, abantu bari bakabije kuba benshi, kuko bari bageze ahantu batagisenga Imana yo mu ijuru, ahubwo basengaga abapotere babo, ahubwo basengaga ababishopu babo, ahubwo basengaga abapasiteri babo. Umuntu akavuga ngo ngewe ndo kwa pasita runaka, ndo kwa apotere runaka, ndo kwa bishop runaka. Reka tubitega amaso rero turebe. Imana iri mu gushungura cyangwa iri kumanura abantu ku kagezi, kuko Imana yari ibonye ko bari bakabije kuba benshi. Imana itugirire neza rero. Iri ryari ijambo ry'Imana, kandi iri ryari ijambo ry'Imana kuko Imana itagikoresha imbaraga nyinshi. Imana iri gukoresha imbaraga kugira ngo imbaraga zayo kugira ngo igaragarize abantu bose ko ariyo ishoboye, kandi ariyo ifite imbaraga n'ubushobozi. Abiyitirira izina ryayo cyangwa ibiyitirirwa kugira ngo ibyo ngibyo bikubitwe hasi, ahubwo idarapo ryayo cyangwa ubutsinzi bwayo bugaragare. Uko niko yakoze ubwo inzara yari yarateye mu Bisiraheli n'Abasiriya. Abasiriya baragose Abisiraheli bakabagota bakabahezamo hagati,
bamara kubahezamo hagati ngo inzara iratera mu gihugu cy'Abasiriya ngo babura ibyo cy'Abisiraheli ngo babura ibyo kurya, Abasiriya ngo barabagota. Ariko Imana kugira ngo igaragaze imbaraga zayo ihagurutsa umuhanuzi Elisa ngo aragenda ibwami ngo aravuga ngo ejo nk'iki gihe ngo sayiri ebyiri ngo zizagura shekeli imwe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Iryo jambo riranezeza, iryo jambo riranezeza ngo nuko ngo Imana ngo ihagurutsa ngo Elisa ngo aragenda ngo ku irembo ubwo abantu ngo bari barakubiswe cyangwa baramerewe nabi, ngo inzara ibamereye nabi, ngo aragenda ku mwami ngo aramubwira ngo ejo nk'iki gihe ngo sayiri ebyiri ngo zizagura shekeli imwe. Bishatse kuvuga ngo mbese nk'uko twabigiranye kuvuga ngo ejo nk'iki gihe mbese umufuka w'umuceri uzagura 2,000 cyangwa 1,000 ngo maze aragenda ngarabivuga ngo ariko ngo uwegamira uwo umwami yegamiraga aravuga ngo mbese ngo nubwo Imana yo mu ijuru ngo yafungura amarembo yayo ngo ibyo bintu bishoboka bite? Ndagira ngo bene data mbabwire ngo ibintu byo kwizera, ibintu byo gusenga Imana bishobokera uwizeye, kuko iyo utizeye Imana ngo uyizere nk'inyembaraga nta kintu ubasha kubona. ngo nuko ngo Elisa ngo yumvishe uko Pawulo yapingaga nako yumvishe uko uwo wegamiraga umwami yegamiraga yapinze, ngaramubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Twirinde rero gupinga iby'abakozi b'Imana bavuga cyangwa bahanura. Ni kenshi abakozi b'Imana bagiye bagenda babivuga, harimo abo barizi iki n'abandi bose bagiye bagenda bavuga ngo Imana iraje ifunge ngo ndetse n'imfunguzo izijugunye, kuko abantu ngo bakabije kuba benshi, bakabije kubeshya abantu, bakabije kwiyitirira kuba abakozi b'Imana kandi atari abakozi b'Imana, ahubwo bakora ibyaha bashaka kugwiza indonke. Icyo kintu ni kenshi abahanuzi bagiye bagenda bakivuga, ariko birasohoye. Imana itugirire neza, Imana idufashe. ngo nuko igihe kiragera Imana ikoresha ibibembe 4 ngo biragenda ngo Imana ibitiza umurindi, ngo biragenda ngo kuko ngo byaravuze ngo turaguma hano, bari barabihaye akato ngo biri ku marembo ngo mbese bimereye nabi, ngo inzara bibe yenda kubyica, ngo biratekereza ngo bijya inama iravuga ngo nituguma aha ngaha n'ubundi inzara iratwica, ngo reka tugende mu babisha bacu cyangwa mu babisha bacu abangaba aba Basiriya, nibadukiza badukize cyangwa nibatwica batwice, ati kuko nituguma aha ku irembo n'ubundi turahapfira. ngo nuko ibibembe 4 ngo byigira inama yo kugenda ngo bijya ngo mu Basiriya, ngo biragenda ngo ariko ngo Imana ngo kuko Imana ngo iteza umurindi mu bibembe ngo uko bitambuka, ngo Abasiriya bakumva ngo ni ingabo nyinshi Abisiraheli bahagurukanye ngo zize kurwanya Abasiriya. ngo nuko ibibembe biragenda bigera mu mahema y'Abasiriya, ngo bikuramo ibintu byinshi, biza gutangaza inkuru nziza mu Bisiraheli. Bishatse kuvuga ngo rero Imana yo ntago ikoresha ibinyembaraga, ahubwo ikoresha ibinyantege nkeya kugira ngo ikoze isoni ibinyambaraga. ni nayo mpamvu yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana Gideyoni, ntutinye ndi kumwe nawe. Birakwiye ko buri muntu wese wiyitirira izina ry'Imana cyangwa umukozi w'Imana akwiye kugenda uko imbaraga ze zingana, kandi yizeye Imana izamushyigikira. Amahoro y'Imana rero abane namwe mwese, mukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu, kandi ngira nti wowe ubabaye ihangane, Uwiteka azaguha umunezero. Wowe wishimye ririmba, wowe ubabaye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga usenge, Uwiteka ari kumwe nawe.
gubwa neza. Shalom shalom shalom.